Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Tugeze ku gice cyacyo cya 56. Eli n'abahungu be b'ibigoryi. Iki gice gishingiye mu rwandiko rwa mbere rwa Samweli, igice cya 2 umurongo wa 12 kugeza ku wa 36. Eli wari umutambyi n'umucamanza mu Bisirayeli, yari umutegetsi ukomeye cyane wategekaga imiryango y'Abisirayeli, ariko ntiyategekaga b'urugo rwe. Yari umubyeyi utagira igitsure, ntiyagoroye ingeso mbi n'irari by'abana be, aho kubabuza akabihorera bakikorera ibyo bishakiye. Uwo mutambyi kandi wari n'umucamanza w'Abisirayeli, ntiyari yarahishwe inshingano ze zo kuyobora abana Imana yari yaramuhaye ngo abarere. Ariko Eli atinya iyo nshingano kuko yagombaga kurwanya ubushake bw'abahungu be, kandi byari ngombwa kubahana no kugira ibyo ababuza. Yaretse abana be bakora ibyo bashaka, maze ntiyita ku murimo wo kubategurira gukorera Imana n'inshingano z'ubuzima. Uwo mubyeyi w'umugabo asigara ategekwa n'abana. Abahungu be ntibari bazi neza imico y'Imana cyangwa kwera kw'amategeko yayo. Guhera bakiri bato bari baramenyereye ubuturo bwera n'imihango yabwo, ariko ntibari bakitana hato ku kwera kwabwo n'icyo bwashushanyaga. Se ntiyari yarababujije guhinyura iyo mihango yera, nuko bamaze kuba abagabo baba bamaze kuzurwamo n'imbuto mbi zo guhinyura no kugoma. Nubwo batari babikwiriye na gato, bagizwe abatambyi mu buturo bwera ngo bakorere Imana. Abo bagabo b'ibigoryi bajyanye ingeso yabo mbi yo gusuzugura ubuyobozi mu murimo w'Imana. Ibitambo byerekanaga ko Kristo azapfa byari bigamije gukomereza mu mitima y'abantu kwizera umucunguzi uzaza. Ku bw'ibyo byari ingenzi cyane yuko amabwiriza y'Imana aberekeye bayakurikiza nk'uko ameze. Mu bitambo by'amahoro, urugimbu rwonyine nirwo rwagombaga gutwikirwa ku gicaniro. Umugabane uzwi wabikirwaga abatambyi, ariko umugabane munini warwo ugasubizwa uwabaga azanye iryo turo ngo awurye we n'inshuti ze mu munsi mukuru w'ibitambo. Nuko imitima yose ishima ikerekezwa ku gitambo gikomeye cyajyaga gukuraho icyaha cy'isi. Abahungu ba Eli batari bashimishijwe n'umugabane w'ibitambo by'amahoro bari bagenewe, basaba kongerwa ibindi. Ibyo bitambo byahaga abatambyi umwito wo kwikungahaza mu byo abantu babaga batanze. Ntibakaga ibirenze ibyo bari bafitiye uburenganzira gusa, ahubwo banze no gutegereza yuko urwo rugimbu rubanza koswa nk'igitambo cy'Imana. Bakomeza kwaka umugabane uwo ari wo wose ubashimisha, kandi bawubima bagakangisha yuko bawutwara ku nabi. Uko kutubaha iby'Imana kwatumaga uwo murimo utagira kwera kwawo, kandi kugatera abantu kuzinukwa igitambo cy'Uwiteka. Ntibari bakimenya igitambo gikomeye kitari gifite ikindi gishushanya bagombaga gutegereza. Nuko rero icyaha cy'abo basore kirakomera cyane imbere y'Uwiteka. Abo batambyi batari intungane batumye umurimo wabo wera usuzugurika ku bw'ingeso zabo mbi zari ziteye isoni. Abantu benshi bamaze kurakazwa n'ibikorwa byanduye bya Hofuni na Finehasi, barekeraho kujya bajya aho basengera. Kutubaha Imana, kutigarura ndetse no gusenga ibigirwamana bigera ku rwego ruteye impungenge. Eli yari yarakoze icyaha gikomeye cyane ubwo yemereraga abahungu be gukora umurimo wera, kuko yajyaga bababarira mu byo bakoze yitwaje impamvu cyangwa iyi, nyuma ntiyaba akibona ibyaha byabo. Ariko amaherezo ntiyashobora gukomeza kwirengagiza urugomo rw'abahungu be. Abantu bivovoteraga ibikorwa byabo by'urugomo, maze bituma uwo mutambyi mukuru adashobora gukomeza guceceka. Abahungu be babona agahinda ke, ariko imitima yabo yari inangiye ntiyababara. Bumvise imiburo ye abinginga, ariko ntibabyitaho cyangwa ngo bareke ingeso zabo mbi. Iyo Eli acira abahungu be babi urubanza rutabera, bajyaga guhabwa igihano cyo kwicwa. Ariko atinya yuko aramutse abigenje atyo abantu babagaya kandi bakabaciraho iteka, abarekera mu mirimo yera cyane y'inshingano yari yarahawe. Yarabaretse bahindanya umurimo w'Imana kandi bakomeretsa ukuri, ku buryo na nyuma y'imyaka ingahe bitari kwibagirana. Ariko Imana yarabihagurukiye. Bukeye haza umuhanuzi w'Imana asanga Eli, aramubwira ati, Uwiteka avuze ngo, none ukubaha abahungu bawe kubandutisha, mukitungisha ibyiza byo mu bitambo byose by'ubwoko bwanjye bwa Isirayeli ngo muhonjoke. Nicyo gitumye Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti, ni ukuri nari navuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose. Ariko none Uwiteka avuze ngo, ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Nzahera ko nihagurukiriza umutambyi wiringirwa, uzakora nk'ibyo mu mutima wanjye n'ibyo nibwira, kandi nzamwubakira inzu ikomeye, azagendera mu maso y'uwo nimikishije amavuta iminsi yose. Abakunda abana babo urukundo rutareba iby'ahazaza ntibababuze kugira ibyifuzo biturutse ku kwikunda, kandi ntibacyahe icyaha ngo bakosore ibibi, baba bagaragaza yuko bubaha abana babo b'ibigoryi kuruta uko bubaha Imana. Eli yari akwiriye kubanza kugerageza gukoma mu nkokora ikibi akoresheje uburyo bworoshye, ariko ibyo byananirana agatsinda icyaha akoresheje ibyemezo bikomeye kuruta ibindi byose.
tuzabarwaho ibyaha twajyaga gushobora kubuza abandi gukora dukoresheje ubushobozi bw'ababyeyi ku bana cyangwa ubw'abayobozi ku bizera nk'aho ari twe twabikoze. Eli ntiyitaye ku bicumuro no ku byaha by'abahungu be bakiri bato, yibeshya yuko nyuma y'igihe bazava ku ngeso mbi zabo. Benshi ubu bagira amafuti nk'ayo, bareka abana babo bagakurana ingeso mbi, batanga urwitwazo ngo baracyari bato cyane ntibahanwa, bagategereza yuko bakura ngo bashobore gusobanukirwa. Nuko abana bagakurana ingeso z'umuvumo uzabakurikirana mu mibereho yabo yose. Nta muvumo ukomeye wo mu miryango uruta kureka abana bagakora ibyo bishakiye. Bidatinze abana ntibabe bacyubaha ababyeyi babo n'ubutegetsi, maze bakajyanwa mu buretwa gukora ibyo Satani yifuza. Ibikorwa by'umuryango udafite uburere bwiza ni akaga mu bantu. Bikoranya umuraba w'ibibi ukanduza imiryango, amashyirahamwe n'ubutegetsi. Imiryango ibihumbi n'ibihumbi muri Isirayeli hose yiganye imibereho y'umuryango wa Eli. Ibikorwa birangurura kurusha imvugo nziza cyane ivuga uburyo umuntu akiranukira Imana. Uko byamera kose, iyo ababyeyi batujuje inshingano zabo bitera akaga gakomeye cyane. Ako kaga kikuba inshuro 10 mu miryango y'abayobozi. Iyo abantu bahamagawe n'Imana bakoresheje iryo hamagara nk'umwambaro wo kwikunda cyangwa kunezeza imibiri yabo, bigira abakorera Satani neza. Nk'uko byagenze ku bwa Hofuni na Finehasi, bateye abantu kuzinuka igitambo cy'Uwiteka. Bashobora gukora ibyaha rwihishwa kumara igihe runaka, ariko iyo igihe kigeze ingeso zabo nyakuri zikajya ahagaragara, abantu bakubitwa n'inkuba mu kwizera kwabo, bikabaviramo kutizera abantu bose bavuga yuko bigisha ijambo ry'Imana. Maze abantu bakakira ubutumwa buvugwa n'umugaragu w'Imana w'ukuri bashidikanya. Ikibazo gihora kivuka ni iki ngo, aho uyu muntu ntazaba nka wa wundi twatekerezaga yuko ari umukiranutsi cyane, hanyuma tugasanga ari inkozi y'ibibi? Mu gucyaha abahungu be, Eli yavuze amagambo akomeye kandi ateye ubwoba. Umuntu nacumura ku wundi, Imana izamucira urubanza. Ariko se umuntu nacumura ku Uwiteka, ninde uzamumwitwariraho? Iyo ibyaha byabo bibabaza abantu gusa, umucamanza yajyaga kubunga akoresheje ibihano n'indishyi, maze abafudikiye abandi bakababarirwa. Ariko ibyaha byabo byari bisobekeranyije n'umurimo wabo w'abatambyi bisumba byose. Umurimo w'Imana warandujwe kandi usuzuguzwa imbere y'abantu, bituma nta mpongano yajyaga kubatangirwa ngo yemerwe. Nubwo se yari umutambyi mukuru, ntiyashoboraga kubavugira, ntiyajyaga gushobora kubakingira umujinya w'Imana. Mu banyabyaha bose, abariho urubanza kurusha abandi ni abasuzugura uburyo Imana yatanze bwo gucungura umuntu, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Abaheburayo 6:6.